nibagiye kubaza wazanye sheke cyangwa urishyura kashi uri gukina ariko amafaranga 150 yego cyitano pe hamwe na Airtel Tigo ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri YORA cash YORA cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Monster Record. YORA cash wagura inka wagura inzu wagura imodoka YORA cash kugitanu wahinduka miliyoneri YORA cash YORA cash Okay, right. What's up, beautiful people? What's up, Rwanda? Ndizera ko meze neza kabisa aya masaha ngira ngo murabimenyereye ni YORA cash na Airtel Tigo. Ikaze rero ndizera ko meze neza cyane ni Gitego ndetse na Sylvie. Asante sana bikwa. Bimeze bite Gitego? Meze neza urafunze. Nakubona. Isarubeti cyafuzemo boku kila kitu. Ibintu byose birimo. Ariko kwafe ni Asante sana rero ndizera ko meze neza tugeze ku munsi wa kangahe Sylvie? Uyu ni umunsi wa gatanu. Yes, umunsi wa gatanu rero ndizera ko bimeze neza. Aha ngaha rero ntabwo tuba turi twenyine turi kumwe na Notel. Meze neza? Umunsi wagenze neza? Wagenze neza kabisa. Ibintu byaza kujya mu mucyo neza? Bimeze neza. Ndabona ufunze mu boko kabisa. Frodwall. Meze neza? Ariko kwa kuvuga. Frodwall vuga cyane. Bimeze bite? Cyane. Umunsi wagenze neza ndizera ko ibintu ari sama uri tayari guhuha. Cyane ahubwo dutangire. Okay right. Sylvie ngira ngo ushobora kubigutsa. Gahunda ni yindi ku bantu mwese aho muri kujya muri tombora nta kindi tubasaba. Message imwe yonyine uri kundeba fata telefone yawe twagiye upfa kuba uri ku muyoboro wa Airtel Tigo fata telefone yawe jya muri message andika umubare rimwe ryonyine wohereze ku 155 wigire mu batombora miliyoni ku munsi ndetse na miliyoni 2 ku cyumweru nababwira iki rero uyu munsi niyo mpamvu turi hano kugira ngo dutombore abohereje message zabo ejo hari abantu bataryama Okay right hari abantu bataryama urakoze cyane ku munsi w'ejo umunsi washize hari abantu rero twabuze umuntu umwe murabizi ko buri munsi duhamagara abantu babiri ariko uyu munsi tugiye guhamagara nkuko twabasezeranyije tugiye guhamagara umuntu umwe twasigaje ejo right yes. Okay ndagira ngo muri aka kanya rero niba muri tayari Frodwall nawe afashe ari tayari kabisa ahuha reka turebe muri aka kanya rero ni 2 na 3 zanzamo ese mu guhuha haraza kabiri kaba iguyemo reka turebe kabiri twagiye rero bibaye 072 twibuse cyane rero twasubizamo imibare y'indi yose isigaye nibutse rero ko telefone yawe uko uyifite nuko uyikoresha nibyo biguha amahirwe n'akanyenyeri 155 urwego cyangwa se kohereza ubutumwa bugufi kuri 155 cyangwa se ugahamagara kuri 155 ubwira iki rero ni amafaranga ibiceri bibiri byonyine igiceri cya 50 n'igiceri cy'ijana cyane ese nihe iri bugwemo yaguyemo okay right nihe rero reka turebe Frodo ni kangahe karindwi akabaguyemo karindwi bibaye 072 no kuvuga ngo cyane rero ntago turabona imibare y'abantu usigaranye reka turebe muri aka kanya YORA cash haguyemo kangahe rero nanone Sylvie urabona ko haguyemo umubare karindwi wiyongera kuri ya mibare ine SN yes 90 n'abandi bose bafite bahuriye kuri ya mibare ariko nibuke ko tuba dushaka right zivanga nguko uko zigiye uko mbibona ndabona ari gatatu yijiyemo gatatu ese ni bangahe sigaranye bangahe yes ariko turihuta cyane kuko turashaka umwe nibuke ni umwe w'ejo hashize banga ni YORA cash ese yagiyemo kangahe
gatanu hagiyemo gatanu ni kubyiyumvamo yes yagezemo rero usigaranye umuntu umwe wenyine yes ufata telefone dukora neza kabisa igiceri cy'ijana n'icya 50 ngo ni 150 yonyine kino umunsi umwe biraguhesha inota rimwe umunsi wa kabiri biraguhesha amanota abiri kugera hujuje amanota 5 birakwinjiza mu banyamahirwe bashobora gutsindira miliyoni 2 kuri cyumwe izo kuntu ibintu bimeze rero reka turebe kabisa wowe utaragura simukadi ya Tigo ya Airtel nakugira iki n'aba agent bose barahari kabisa ku murongo wacu mugari genda ku mu agent hanyuma uze mu murongo mugari biraguha amahirwe yo kwinjira mu banyamahirwe bashobora kwitomborera amafaranga menshi cyane YORA cash bimeze neza kabisa ni promotion rero izamara iminsi irenga 90 ahari umunsi wawe urahari komeza ukine rero ntucike intege ni YORA cash ese uyu muntu arabayitaba reka turebe notel mbere yuko tumuhamagara rero turabanza twereke noteri nk'ibisanzwe niwe ugomba kutwemerera kugira ngo gahunda zose zikorwe mu mucyo okay reka turebe muri aka kanya ese yaba yinje muri aka kanya nizere ko telefone iriho iyi saha ni isaha idasanzwe ni isaha utagomba gucikwa ni isaha ibamo ibintu byinshi cyane bidasanzwe ni isaha y'amahirwe ihindura ubuzima bw'abantu benshi my friend let's see yes ese ritaba YORA cash line iri busy turongera tumuha amahirwe line iri busy reka tumuha amahirwe ariko ndibwira ko utariho nibwire ko utariho iriho nuko ari kwivugiraho iri busy line busy turongera bwa gatatu buri muntu yemerewe inshuro 3 line busy ese iyo line ibaye busy aba yatsinze cyangwa biba bimeze bite iyo line ibaye busy rero aba yatsinze nukuvuga ni kitwereka ko mu byukuri akoresha uwo murongo kereka iyo dusanze izimije nibwo tutashobora kumuha ayo mahirwe ariko mu gihe dusanze line iri busy ntabwo wabuze umuntu kuvugisha umugore okay right tubonye rero umunyamahirwe wacu wasigaye mu bejo kanya gato rero bamwerekana aho gutombora babiri b'uyu munsi right yes ni YORA cash ntujye kure yawe ntujye kure ya screen yawe ni YORA cash muri aka kanya cyari igitego ndetse na Sylvie Fraud One ndetse na Notel ahangaha ntujye kure kabisa tugiye guhita dutangira n'ab'uyu munsi dukuremo umwe dukomeze kuko uyu munsi ni babiri tugiye kubanza n'umuntu umwe dutangire iyo tombora buri muntu wese uri kudukurikira nyabuneka telefone zanyu mureke kuzigira busy na sheri naguhamagara mubwira uti buretse mbone cash mujyane kurya inkoko sibyo ube muretse dukurikire fodo twinjira rero muga kangara kacu bimeze bite zivangavanga ese niyihe iri bwinjiremo twongeye kubaho kabisa reka turebe ese ni kabiri wow uko bibonye ni gatatu twihuse cyane rero nkibutse rero ko nakanyenyeri 155 akadirishya cyangwa Sylvie kohereza message rimwe ukandika umubare rimwe ukohereza kuri 155 cyangwa ugafata telefone yawe ugakanda 155 ubu uri mu banyamahirwe inshuro imwe yonyine utombora miliyoni ngombwa ko ukina inshuro nyinshi kino umunsi umwe wibizigamire inota rimwe kino wa kabiri wizigamire amanota abiri uko uzageza kuri 5 yujuje reka twinjire muri aka kanya rero ese nihe yinjiyemo twihuse cyane muri aka kanya bimeze bite yes yinjiyemo gatandatu yongera kuri gatatu yes twihute cyane rero kuri gatandatu nta bantu bakinnye uyu munsi ndiyo Sylvie ntawe kuri gatandatu ntawe ni Yes, zero ntawe. iyo ari zero tuyikuramo tugashaka ikurikira oya ntabwo ari zero kabisa turihuta nta kibazo turakomeza twihute zirivangavanga yinjiyemo kangahe foldo wihuse cyane reka umunani turabona harimo abantu bimeneze bangahe wibuke ko turashaka umuntu umwe kabisa reka YORA cash ese ni kangahe gatandatu harahari oh my god nta n'umwe kabisa Sylvie bigenda bityaye tugashaka mu bindi mibare twagiye ese ni bangahe gatanu reka turebe na gatanu nta muntu urimo ntawe ngira ngo abadukurikiye bose baba babibona no kuri za televiziyo zabo YORA cash niyo show buri gihe isa moya ni isaha idasanzwe twagiye kangahe yinjiyemo
bivangavanze hajemo kangahe karindwi. 7 Yes, ariko kane yaje kuzamo bimeze bite? No, ntabwo ari kane ni ntabwo karindwi ari kane ni karindwi. Yes, reka badufashe, ntabwo ari kane ni karindwi, ntabwo ari kane ni karindwi. Yes, twakomeza ariko right, dukomeze gatoya. Yes, umunani twabonye 12, karindwi hariho kangahe? Karindwi rero ariko nababwiye karindwi hariho umuntu umwe, no kuvuga ngo umuntu umwe arabonetse. Wihuse cyane rero, twihuse tumuhamagare. Tutaramuhamagara nk'ibisanzwe turabanza twereke noteri naduha uburenganzira tubone kumuhamagara. wihuse rero ko ni YORA cash promotion ya Airtel na Tigo. Aho ngaho rero naho biri gukorerwa kabisa, aho ngaho n'ibintu byabereye kabisa. Niba ufite sim card ya Airtel cyangwa ya Tigo, uri mu banyamahirwe bashobora gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru. Wihuse rero ko igihembo nyamukuru cya YORA cash miliyoni 20. Oh my god, I can't even believe that. Ese uyu muntu uzafata miliyoni 20 azaba ameze ate? Uko uzakina rero bizajya bigenda bikongerera amahirwe. Twagiye hotel areba ko ariyo ibintu bigenda mu mucyo kabisa. Ati niyo ese aritaba YORA cash. Yes. Wow. Ese yitwa nde? Ese arabayitaba? Ese ari hehe muri aka kanya? Uyu muntu ari hehe kabisa? Amafaranga ari kuhamagara, dukeneye kuzuka YORA. Twitabe turashaka kumva ijwi ryawe. Ese n'umukobwa n'umuhungu n'umupapa n'umumama uzaza kuba ayora ku munsi w'ejo? Yes, nimba natwaye na parike gato yakire iyo kashi. nimero turayifite right? Yes, turongera tumuhamagare. Wibutse rero ko twongera tumuhamagare Yes, cyangwa turongera tumuhamagare. inshuro ya kabiri tumuhamagare ntakitaba. Buri muntu aba afite amahirwe 3 inshuro 3. Yes. Yes, bitavuze ko atanitabye twamubuza amahirwe ye kabisa. Ashobora kuba ari muri gahunda zitandukanye. Yes, ariko nanone yatsinze. Wibutse ko ni YORA cash Airtel Tigo. Simple, uwo muntu ashobora kuba arimo gusenga Imana imusenga, right? Yamusubije urumva ari nko kubuye musozi. Reka kumukura mu mwuka. Ikibazo gahunda ni sawa. Oya ntawamenya buri uzi byiza atwite Ukeneye kumva kumva ijwi rye natwe. cyane. Kumva ijwi rye kabisa. Utambashije wa wundi se aho yajyanyije. Yitabye? Turongera tuhamagare. Okay, right. Ni YORA cash akanyenyeri 555 akadirishya, cyangwa se ugahamagara kuri 155, cyangwa se ukandika ubutumwa bugufi ushaka wakwandika izina ryawe watihorera kuri 155. Kinjira abanyamahirwe ba promotion ya YORA cash. Amafaranga ari kuyorwa my friend. Abantu bari guseka, abantu bari kuvuga ati oh my god so much. Onangiye kubwiriza. Okay, twagiye muri aka kanya rero. Ariko Sylve, hari undi muntu, hari abandi bantu bategereje. Uwo muntu asante sana, ndabeshya note yatsinze icyonzi cyane. Yatsi. Noteri ni ugomba kuduha uburenganzira. Ukuvuga ngo uyu muntu mu bantu bohereje ubutumwa bugufi ejo, uyu nawe turamufata nk'uwatomboye. Yatsinze. Yatsinze kabisa. Twihuse cyane. Ese umunyamahirwe wacu wa kabiri uyu munsi ninde? Twihuse cyane rero, twongera tuzizunguza ni kabiri ndetse turi muri aka kanya haguyemo Kabiri. yongera kuri 0 tureba neza ukuntu aferi iteye. Zongera zijyamo zose ni imibare nanone 9 murayibona kabisa. Ndabeshya Sylve Kuva kuri 0 kugera ku 9. Yes. Yes. Ese 07 igitego 07 ntago ziri mu zitomborwa Yes. kubera ko niyo mibare buri muntu wese itangiza nimero kabisa. ya Yes. telefone. Nakwibutsa rero ko zizunguza kuva muri kariya. Ese kanaga kangana cyangwa Ayikurebeye ni kangahe? 0. Yes, yiyongera kuri Ntawe. ivamo 0 nimba bari bivemo ibigiye 0 bagiye kwivangavanga. Ese ni hiri bwinjiremo Sylvie ndebera Rimwe. kangahe? Rimwe. Fordo baziyerekanye. Rimwe ni 0 kabisa. Nawe. Bivemo rimwe na 0 mwe muri aho ngaho. Yes. Rimwe kabisa. Ese ni yihe? Turebe aferi na feri.
karindwi yinjire kabisa kuri karindwi ni bande bameze bite kuri karindwi ntabo dukomeza zizunguza kabisa Frodwar huha Mr. Huha zisubiyemo Yes. that's cool kabisa Mwaka Kora neza kabisa tufuzemo boku hinjiyemo kangahe uko mbibona hinjiyemo rimwe twibutse Rimwe. rimwe yinjiremo akakanya harimo bangahe ntabo zisubiremo huha kabisa ni YORA cash muri aka kanya imeze bite muri aka kanya Sylvie niye yinjiye Sylvie ni Kabiri. arahurira kabiri ni 16 asante sana mwakoze Twagiye. 16 mwese twibutsa abantu ko muri 16 turashakamo umuntu umwe wenyine huha yes nigo ari gatatu ese niwe cyangwa bimeze bite gatatu yinjire yes umunyamahirwe wacu arabonetse ariko ntarabikonfirma SSLT ritaba cyangwa se ntabwo yitaba reka turebe mwibutse ko ni promotion Airtel Tigo hanyuma uko bimeze yitwa YORA cash muzajya mubibona mukanya muraza kubira mu video duhari ukura abantu bagenda bajura ashobora kuyora amafaranga nawe ukavuga ati umuntu ayora kubera ko byitwa kuyora gusa ese urayora kandi akanyenyeri 155 akadirisha cyangwa se wohereza ubutumwa bugufi kuri 155 cyangwa se uhamagare kuri 155 ushobora gutsindira amafaranga hari ikibazo waba ufite niko bimeze niko duhemba abakiriya bacu twarabanye ariko usoza umwaka neza right YORA cash arabibonye right notera bari serious niko bimeze byari ndi muvugamo notera ni one not available ariko muri aka kanya turongera tumuha amahirwe ya kabiri ndetse n'aya gatatu yes ukukinye rimwe inshuro imwe si ngombwa ngo shyiramo 150 ukine rimwe mu gitondo nta kibazo gihari usenge gusa bereke telefone hari pasumye calling right okay hanyuma ukine nanone ushyire telefone yawe hariya ukuzuza amanota 5 mu cyumweru miliyoni ebyiri twibutsa abantu ko iyo dusanze telefone izimije nta kundi twabigenza ubwo turongera tugatombora tugashakamo undi muntu iyo telefone itari ku murongo nta kundi wow kabiri na gatatu cyane hinjiyemo kangahe zose ziragenda ariko kabiri iragenda cyangwa se gatatu iri kugenda kuri kabiri yanze kabisa zose zirashaka kurwaniramo ariko bimeze ni Tigo Airtel Tigo YORA cash kabiri injiye kabisa twagiye kabiri irinjiye Sylvie turasubizamo imibare yose twongere dushake nimero zikurikira twihuse cyane rero yes igiceri cy'ijana cya 50 byonyine ijana na 50 ushobora kuguhindura ubuzima ngo mukanya ntako guhunga right yes nibyo koko nkuko bivuze wohereza rimwe ryonyine kuri message rimwe ukohereza kuri 55 ukajya mu banyamahirwe zivangavanze kangahe twihuse ni karindwi ijya hariya kuri karindwi ntawe Frodwar twongera tumuhahuha kabisa yes ikibazo cy'uko dukurura aturuka yes nijemo kangahe zahuswe nijemo kangahe kane ese ari bangahe n'umwe niwe cyangwa twakomeje kane ntawe twihuse cyane rero hari abantu bicaye bategereje ushobora kuba uri kuturebera ariko yes ni kangahe gatanu cyangwa se 17 turashaka umwe wenyine ugomba kwerekana amafaranga YORA cash angahe zeru ese ntawe n'ibivuyemo hanyuma dukomeze YORA cash ese ni kangahe ngira kwinjiramo kangahe karindwi karinjiye ese niwe bimeze bite niwe wow niwe turamubonye duhamagara ese uyu nguyu araza kuba yitaba nk'ibitse ko uyu ni umwanya bwira mugenzi wawe bwira inshuti babwira ati hari YORA cash aho utagomba kuzimya telefone yawe aho umukunzi wawe babwira ati be
kabisa ahangaha urabizi ufite amakurusha imbere right umubwira ati ntumamagare muri izi saha nivugira ngo right cool reka turebe rero niyo akashi na kanyenyeri 155 akadirishya cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri 155 cyangwa se ugahamagara kuri 155 iyo ubikoze umunsi umwe ubona inota rimwe umunsi wa kabiri inota abiri umunsi wa gatatu gutyo urageza mu manota atanu biraguha uburenganzira cyangwa se ububasha bwo kwinjira mu banyamahirwe bashaka kugira miliyoni ebyiri zose my friend brothers and sisters ariko turebe muri aka kanya uyu araza kuba yora ku munsi w'ejo yibutse ko twabonye umwe nuko atitabye urumva ari umugabo urumva ari umugore ndabizi urashaka oya mbwira urumva ari umugabo urumva ari umugore mwiriwe banyita Sylvie ahangaha turi muri Airtel Tigo uri kutureba oye bakwitande amazina ni naho herereye bakwitande nkura muri hoparere kugira ngo tuvugane aka kanya nijye mukunzi wawe uruta abandi shyira mu gutwi tuvugane ntabwo ndi parereri bakwitande ndashaka amazina yawe uzabakiriho François uzabakiriho cyangwa uzabakiraho François uracyariho kabisa uzabakiriho François uherereye ahagana he merere Kimironko uzabakiriho François urimo urandeba numara kuziyora turi kumwe cyane sawa urakoze cyane tuzaguhamagara tukuzanira ibihembo byawe shimwe kandi yitazwe uzaba ukiriho François aherereye Kimironko akaba ariwe munyamahirwe wacu w'uyu munsi bari batatu ariko araje yitwa François aranezerewe kabisa wamwumvise kuko Airtel Tigo abaguha ibyishimo cyangwa tuguha ibyishimo ni mwebwe dukorera kabisa twibutsa abantu ko uwo yari François nawe kuri uyu munsi akaba ari mu batomboye ni wowe wegukanye amafaranga buri munsi dutanga miliyoni ku bantu babiri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda vuga ngo uba wakoze iki nta kindi uri kundeba kuri aya masaha fata telefone yawe koresha Tigo Airtel nakubwira iki fata telefone yawe tuvugane kanda akanyenyeri ohereza kuri 155 cyangwa se jya muri message twayigezemo wowe uri kundeba turi kurebana fata jya muri message ohereza rimwe umubare imwe ryonyine kujana 55 uri guhesha amahirwe yo kuba wakwitomborera nakubwira iki rero inkuru n'impamo muri Airtel Tigo turi muri YORA cash reka twamamaze hanyuma tugaruke tuganirize abadukurikiye murakoze cyane nibagiye kubaza wazanye sheke cyangwa urishyura kashi uri gukina ariko amafaranga 150 yego iby'itanu pe hamwe na Airtel Tigo iby'itanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore kashi na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni ebyiri buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri YORA kashi YORA kashi hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda YORA cash wagura inka wagura inzu wagura imodoka YORA cash uzana nkunda YORA abagabo barayora bafite tekinike nababwira iki gahunda ni yayindi twagarutse kabisa ngira ngo mwabibonye kabisa ibyishimo murabyumvishe yarari mu muryango we I'm really sure wumvishe ukuntu abamama bavuzaga impundu Airtel Tigo ngo
uyu munsi rero ashobora kuba ari wowe cyangwa se ejo ashobora kuba ari wowe. Wibutse rero ko ni umunsi umwe na SMS imwe YORA cash ukinjira mu banyamahirwe bashobora kwegukana amafaranga. SMS imwe yonyine imwe ishobora kuguhindurira ubuzima. Niko bimeze ariko uretse ko ushobora no gukina uyu munsi ugakina n'ejo ni ukuvuga kuko dutombora buri munsi mu cyumweru iminsi irindwi uzageza iminsi 90 irangiye. Urumva nubwo warabuze amahirwe muri Airtel Tigo hari uko batagize. Rero no kuvuga ngo wohereze uyu munsi ejo turi kumwe, wohereze ejo bundi turi kumwe. Nakubwira iki nta kindi bigusaba rimwe ku 155 nawe twa turi kumwe hano muri tombora. Yes, niba rero wowe utarinjira mu muryango mugari Airtel Tigo ya ku agent wa Tigo barahari ni bench kabisa n'abana basa neza biteguye kukwakira. Usabe sim card ya Airtel ya Tigo hanyuma ubashe kwinjira mu banyamahirwe utangire ukine kabisa. Please aya ni amahirwe aza rimwe kabisa, right? Twagiye noter ibintu bimeze neza, ibintu biri mu mucyo kabisa, ibintu biri mu mucyo. Abantu batatu twateganya gutombora uyu munsi bose baruzuye kandi byagenze neza biri mu mucyo. Kuvuga ngo na system urayemeza kabisa. Afrodwar uhuha urabyumva ariko tudupirura. Yes, bimeze neza urabona. Oya Afrodwar hari gihe ahuha nkabona nawe ari gushiramo ngo yes, niki wavuga urabona uko biri kugenda. Ese abantu by'ukuri barabona amafaranga yabo uko bikwiye? Yes, niki ushaka kutubwira ukanatubwira kuri promotion gishyashya, right? No, nkuko mwabivuze icyo twasaba abantu ni message imwe buri munsi ku 155 naho kubijyanye nuko dutanga amafaranga Airtel iziko ntago tujya turushya abakiriya bacu, tuzabasanga iwabo. Hari bamwe twasanzeyo deja twarayabahaye ariko guhera ejo nanone tuzakomeza duhemba n'abandi bose. Ukuvuga ngo aho baba bari hose iwabo niho tujya. Wow, murabyiyumvira ntuvuge ngo ngiye kuko ndi mu Gasarenda ngo kuko ndi ku giti cy'inyoni ngo kubera ko ndi hehe. Aho uri hose barahagera. Turaza kugusura mu rugo iwanyu kuko rega umwami udahari ntabwo twaba duhari. Tuzinduka mu gitondo tugira ngo ubone umurongo uguha ibyo internet nziza guhamagara salama kabisa. Ni Airtel Tigo umurongo mugari cyangwa se umuryango mugari. Ndizera ko ibintu ari salama kabisa. Kuvuga ngo ubwo ari Airtel Tigo birushaho kugenda biba byiza. Nababwira iki rero turava mu bwiza tujya mu bundi nta kindi usabwa. Telefone yawe yonyine uri ku muyoboro wa Airtel Tigo kanda 155 utelefone uje mu banyamahirwe nawe witomborere. Hari ikindi bisaba ushobora kwibaza uti ese umuntu utombora miliyoni 2 buri cyumweru aba yakoze iki, right Sylvie? Yes, umuntu utombora miliyoni 2 ku cyumweru icyaba yakoze nta kindi nukuvuga ngo uko ukina buri munsi urabibona gitego. Ushobora gukina uyu munsi ejo bazantombora, uzakina ejo bazamutombora ejo bundi. Noneho uko ukina buri munsi uba ufite na ya mahirwe yiyongerera kuri ya yandi ya buri munsi aza mu cyumweru. Uri kubyumva? Uko ukinye buri munsi nkongereye uko ukinye buri munsi uko wohereje SMS kuri 155 uba ufite inota rimwe. Uwayohereza ejo ukaba ufite amanota 2. Geza ku manota 5 ako kanya uzaba ugeze mu banyamahirwe bashobora gutsindira miliyoni 2 za buri cyumweru. Nkibutse ko igihembo nyamukuru, my god, iyo ngiye kubivuga n'ubwo bushagarira miliyoni 20, my friend, brother and sister, papa mama. Ariko ari nkawe wazikoresha iki? 20 ntabwo ari imikino. Gitego ari nkawe uzitomboye wazikoresha iki? Projet ariko nuko nzwa kuyivuga hano abantu bagahita igitondo bakora umuti ariko projet yindi tari y'ubukwe. Projet yindi tari y'ubukwe. Nese projet zose zigomba kuba ubukwe. Abantu b'abasore bagishyushye ese bashinze ifi cyangwa n'ibibura. Oya ntamva ifi naryo abantu b'iki gihe ntabwo bakitera amavi. Ohereza message tubiri kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe. Ese wamuja mu bavuze ngo uyu munsi turayara he mwarabonanye cyangwa n'ibyo bari abatipe. Reka mbibabwire bo bari kundeba uyu munsi. Yes, iyo turi hano bari kundeba nkabahamagara ndi kukureba ndagukunda cyane. Yaza gufata amafaranga uyu ni wa mukobwa mukampobera nkababwira ati nimuva kuyoragura rero turabona. Oya ese ushaka kubonana cyangwa you just joking? Ese ko tuba twavuganye bari singo ndi singo, why not? Hari ikintu kimwe namaze kubona ejo bundi ubwo twari turi gutanga amafaranga icyo gihe hari Nyabugogo ntabwo abantu babyumva. Nkwibutse rero ko iyo twaje hariya mu gasantre cyangwa se aho utuye
abantu baza gufatira amafaranga hariya nk'uyu wa Kimironko nitujya Kimironko azaza ntabwo ari umuntu uzaba dukuye aho ngaho numvisha bavuga ngo urabona ngo bariya se ngo n'abantu babo bazanye bana ngo ubuse ngo ko ntaho ku gaputike utomboye nkwibutse ko abo duhamagaye uyu munsi tujya kubareba umunsi ukurikiye uretse ko muri iyo utemeranya n'ibintu ntacyo bigutwaye ibiceri bitatu byonyine 150 kuba wabifata ugashira muri telefone ukohereza message rimwe ku 155 ubundi nawe ukirebera ukemera ubonye uriyumvisha uri ejo nijoro yatubwiye ati abatabyemera zemera babonye nka Thomas rero nawe gerageza uvuga utari ko sibyo bintu bya Airtel Tigo reka gerageza 150 n'igihe unywera icyayi kiracyabaho okay kirahari okay right katubaze fodo ni gute iyi gahunda ko ari ubunani ko bwaje kare gahunda ubundi bimeze gute batangiye gute bano guvuye muri Airtel barabyumva twari badufata nka gatumwa wowe basobanura neza uko gahunda buryo umuntu iyo hari umunsi mukuru utangira kuwutegura hakiri kare kuwutegura rero bisaba kuba ufite amafaranga ngo runaka ugayapangira projet ubwo muri gahunda zabo rero dushaka kugira ngo tubahe amafaranga kugira ngo bazabashe kugira gutegura za projet zabo neza iminsi mikuru none iyo abantu baje gufata ayo mafaranga hari ikindi kintu mubasaba bakagombye kuza bitwaje iki niki musaba umuntu watomboye bahamagaye akabaje gutwara amafaranga n'icyo asabwa okay ikintu umuntu asabwa watomboye icyo tureba nuko nimero yakiniye ari we yanditseho ubundi tukamubaza irangamuntu ye gusa kugira ngo turebe ko ari byo ubundi akaba yariyandikishije muri Airtel Money cyangwa Tigo Cash nibyo byonyine umuntu uzamubwira ngo zana amafaranga kugira ngo nguhande ntazabyemera aba ari abatekamutwe nimero yonyine ihamagara umuntu ni 0722 123 123 niyo yonyine indi zaguhamagara uzabyemera mwabyiyumviye rero muntu wese uri gukina tombora muntu wese wohereje ubutumwa bugufi muntu wese witeguye ko Airtel Tigo baguhamagara nk'uwatomboye nta yindi nimero nimwe yemerewe kuguhamagara iyo nimero ndayisubiramo ni 0722 123 123 0722 123 123 nta kindi bigusaba telefone yawe wowe uri kundeba bigerageze ntera n'amahirwe tubigerageze tujyanirane fata telefone yawe jya muri message ohereza rimwe ku 155 rimwe ryonyine ku 155 iguhesha amahirwe yo gutombora nk'abandi bose yes ikindi rero wowe uri ahantu hari umuntu ushaka kubwira niba ufite gahunda yo kwigira umutubuzi uhamagara abantu ngo batsinze ayo mafaranga utuburisha wafashe igiceri cy'ijana n'igiceri cya 50 igitano please uhamagare kuri 155 aho guhamagara umuntu watsinze iyo nutayibona ya 0722 123 ujye utokesha yes ngira ngo muri aka kanya rero twakwigendera umva ngewe ahubwo babanze banzamurire ako banzamurire yora kashi ubu hari umuntu uri kutureba watomboye akeneye kwibyinira bishimane ariko nipe mpaka guha akantu yes sir ndeba neza yora kashi kwapi ndeba nkaguye uri kundeba kunyiganisa norese suri kumva wow nuko rero tugenda nuko dutangira n'ukuri n'uburyohe kabisa join the promo ukanda kanyenyeri 155 cyangwa se wohereje ubutumwa bugufi kuri 155 cyangwa se wohereza SMS mukorana cyangwa uhamagara 155 biri kwinjiza mu banyamahirwe adasanzwe barayora mon cher ntabwo ari ibintu byo kuvuga barayora kabisa ngira ngo muri aka kanya rero twasezera kadusezere gitego wakoze cyane as usual nanjye banyita Sylvie twari kumwe na Notel twari kumwe na Ford guturuka muri Airtel nk'ibisanzwe amasahani yayandi sangaye yes mukomeze mugira umugoroba mwiza amasahani yayandi ntukagicikwa na masaha yo guhindurirwamo I'm telling you isamoya ahangaha kuri RTV nkuko bisanzwe ntukajye ukuraho channel right basezera bye bye ciao na hejo salute ni Yora Cash nibagiye kubaza wazanye sheke cyangwa urishyura kashi uri gukina ariko amafaranga 150 yego 5 pe
niryo ukeneye ngo uyore kashi na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. YORA cash. YORA cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. YORA